uyu munsi ndishimira yuko ubu ngubu nshobora kuba mfite amafaranga runaka mvuga nti ikibazo icyo ari cyo cyose nagira mfite cyangoboka ariko mbere washobora kuvuga ati wenda ngize ikibazo cyangwa se nkeneye kugura akantu runaka n'urugero ukabura uko ubigenza kandi atari uko wabuze amafaranga ahubwo ari uko wayakoresheje nabi ugashiduka nta n'igiceri na kimwe usigaranye. Amazina yanjye nitwa Umutoniwase Anastasie. Iyo bavuze kwizigamira numva ko ari nk'amafaranga runaka cyangwa ikintu runaka wigomwa kugira ngo kizakubyarire inyungu cyangwa kizagufashe mu minsi iri imbere. Navuga ko namenye amafaranga kera, navuga ngo nkirangiza segonderi nibwo natangiye kwizigamira nkirangiza apana nkiga segonderi. Uburyo kinabitangiye natangiriye ku mafaranga navuga ngo ni ya argent de poche nabonaga. So amafaranga rero navuga ngo argent de poche ya nyuma nahawe narasavinze mbasha kuguramo inkoko ndorora icyo gihe ariko byari by'icyo gihe nyuma nza kubivamo ariko nkomeza umuco wo gusavinga cyangwa kwizigamira kugeza n'ubu ngubu. Akantu k'inkoko kaje mu buryo bwo kuvuga nubwo nari nkirangiza ishuri navuga se ni iki ntabwo nzaka ibintu byose mu rugo, I need to be nkeneye kuba kwigenga cyangwa se kugira icyo mfasha ababyeyi kugira ngo ntazajya mbaka ibintu byose. Nubwo buryo natekereje niko kantu kanje mu mutwe nk'aka business nakora ku ruhande kugira ngo nyefashe ababyeyi si nkabaka ibintu byose. Nuko naje iby'ubworozi ntabwo nabikomeje, naje kubona akazi nuko narize mbona akazi njya mu bindi ariko wa muco wo kwizigamira ndawugumana n'ubundi. Uyu munsi rero nizigamira muri RNIT Iterambere Fund. Ntabwo navuga ngo nzigama buri kwezi ko ntabwo nkora akazi ka member buri kwezi gusa ngenda ndashakisha n'ibindi byose ndakora rero buri uko mbonye amafaranga. Kwizigamira buri muri expense cyangwa se buri mu bintu nko kuvuga ati ndishyura inzu buri kwezi, ndahaha buri kwezi cyangwa se ndagura imyenda biri mu bintu nabyo mvuga ni biri muri expenses zanjye. Iyo mfite amafaranga ndavuga nti reka mbanze nishyura inzu nkakurayo kwizigamira muri RNIT nkakuraho n'ibindi byose. So nubwo buryo rero savinga mbifata nka expense nk'ibindi byose. Iterambere Fund ni wayimenye byaje bite? Iterambere Fund rero nayimenye ku mbuga nkoranyambaga, niho ibintu byose bisigaye bibera. Hari ikiganiro bita The Long Form, niho umuyobozi wabo bari bamwakiriye so ari kubisobanura byose niho namenyeye RNIT Iterambere Fund. Ngira amatsiko yo kuyimenya byimbitse nibwo nagiye gushaka amakuru nyine ku mbuga nkoranyambaga hanyuma mbamenya gutyo. Sofa bimeze neza cyane, ntabwo ndamaramo igihe kinini ariko umwaka uri hafi kuzura rero ngenda mbona impinduka cyane ko icyanyentereshe cyane kuri RNIT Iterambere Fund nuko bo baranakungukira. Ahandi tuzi ko saving ariko ntibakungukire ko yashyizeho ni kuyavanaho ariko mu Iterambere Fund baranakungukira. Cyane inyungu zanjye ndazibona kabisa, amafaranga uko yashyizeho bafite ukuntu bakwereka n'inyungu yawe imaze kugera, so ndabibona rero n'inyungu imaze kugezamo ko bakungukira nyine buri uko usenze hari inyungu runaka uba ufiteho bitewe n'amafaranga nyine wa savings. Umuntu akwiye kwizigamira kubera ko ntabwo uba uzi ejo hazaza cyangwa ejo uko bizaba bimeze. Ushobora gusavinga kugira ngo wenda nihagira ikintu runaka kiba uzabona ikintu kikusavinga. So njye savinga kugira ngo icyo kintu nzakibyazemo umusaruro, izo saving ibyo bintu nizigamira bizabashe kumbyarira umusaruro mu myaka iza iri imbere. Urubyiruko la majorité abenshi usanga tubaho nk'abazapfa ejo. Amafaranga tubonye uhita uyakoresha ako kanya, dutekereza uyu munsi ariko ntidutekereza ejo cyangwa se umwaka utaha uko bizaba bimeze. Ese iyo mbonye amafaranga uyu munsi ikintu cya mbere ntekereza ni ukwikenura, kugura utwenda, kugura uduki ariko ntutekereze ese ejo aya mafaranga mbonye uyu munsi ejo nzongera nyabone. Utayabonye se bizagenda bite? Rero abenshi ubu ngubu turacyafite icyo kibazo cy'uko tubaho nk'abazapfa ejo ntitwite kureba ese ejo hazaza bizaba bimeze bite. Inama natanga ku rubyiruko uyu munsi ni ukugira uwo muco wo kwizigamira. Abe makeya abijana, ejo uyu munsi ashobora kuba ijana, ejo akaba 200, ejo akaba 300. Nta mafaranga abaho makeya, babifate nk'umuco, babigire nk'umuco. Nkuko nabivugaga nicyo kimfasha ko mgiye kuvuga ngo ndasavinga buri kwezi, hari igihe bidakunda. Ariko hakaba nawe bishobokera.
ariko ubifashe nka expense nk'uko utekereza kugura ipantaro ukavuga ati ndakuraho n'ayangaya nya saving nibyo bikorohera babigira umuco ko ntago tuba tuzi uyu munsi ushobora kuba ufite ako kazi kaguhembaye amafaranga ariko ejo ukakabura ako kazi n'ubu kigafite so ibiteganyirize rero bavuga ati bange kubaho nabi mu gihe kizaza ko ntawe umenye uko bwira bimeze ntibagacika intege nta mafaranga make abaho abe bibiri ab'igihumbi abangahe aragera akagwira cyangwa se nubwo atagwira ngo abe menshi cyane kuko wifuza ariko nta mafaranga make abaho buri munsi ushobora gusevinga 2,000 uhembwa 50 ariko ejo ushobora gusevinga 5 n'urugero so nta mafaranga make yabaho rero biga uwo muco wo gusevinga ahubwo ibyiza nuko banahera kuri make kurusha uko wahera kuri ayo menshi cyane utangire uhera kuri makeya utangire ubyige ejo uzabona ko ari byiza utangire usevinge menshi kwizigamira njye mbifata nka expense nk'izindi zose nkuko ntekereza gusuka cyangwa se kogosha cyangwa gusiga inzara nabyo biba biri muri expense ab'igihumbi abe 500 ariko nkamenya ko na savings so nubwo buryo kingiye mbikora kugira ngo binyorohere nayo mentality nashishikariza n'abandi kugira ngo babifate nka expense kuko iyo ujya kuvuga ngo ndasavinga ngo wenda buri kwezi bazajya bayankata hari igihe ugira nk'aga crise cyangwa se kandi kabazo runaka bigusaba ko uhita uyakoresha amafaranga yose ariko iyo ufashe nka expense nk'izindi zose ko musa nyine urasavinga nyine bigufasha kwizigamira kora imibare havuga nti niba nkeneye umwenda cyangwa se ngiye kwishyura inzu cyangwa nkeneye guhaha ikindi kintu nabyo mbishyira mu mibare havuga nti niba hasigaye angaya ndakuraho 500 n'urugero nkaya savinga abe makeya cyangwa se abe menshi ariko nayo nkaya savinga RNIT aho itandukanira n'ibindi bigo wenda amabanki cyangwa se ahandi hantu ubundi buryo bwose twakoresha twizigamira nuko yo ishyiraho inyungu kandi iyo nyungu nta taxes zawo nta musoro bashyiraho bagucharging so nicyo kiza cya RNIT ikindi ushobora kuyabikuza ntabwo ari ako kanya ngira ngo ubisaba kwa kane ukayabona kwa kabiri ayo mafaranga bivuze ngo rero RNIT kiza nuko nanone ushobora gusevinga bahera ku mafaranga make 2,000 umuntu wese yahisanga rero nicyo kiza cya mbere basevinga bahereye ku mafaranga make ikindi bagira inyungu ukabona basha kuyabona igihe cyo cyose so nibyo bintu bitatu byiza nabonye kuri RNIT gusa ahantu numva mwashyira imbaraga urabona abantu benshi ntago bakoresha amabanki kandi mugira kera bita auto save amafaranga yikura kuri banki ajya kuri account yawe ya RNIT ugasanga nk'abantu dukoresha mobile money cyangwa tutagira amakonti bakunda gukoresha banki cyane biratugora cyangwa ukanabyibagirwa kusavinga ayo mafaranga so habaho akantu ka auto saving ariko kuri mobile money ajya kuri RNIT uyu mwaka wagenze neza cyane ko nabwo natangiye kwizigamira muri RNIT Iterambere Fund uyu munsi ndishimira yuko ubu ngubu nshobora kuba mfite amafaranga runaka mvuga ni ikibazo icyo ari cyo cyose nagira mfite cyangoboka ariko mbere washobora kuvuga ati wenda ngize ikibazo cyangwa se nkeneye kugura akantu runaka n'urugero ukabura uko ubigenza kandi atari uko wabuze amafaranga ahubwo ari uko wayakoresheje nabi ugashiduka nta n'igiceri na kimwe usigaranye uyu munsi ndishimira yuko nabashije kumenya RNIT abasha kwizigamira ngubu umuntu wese wampamagara namusova ikibazo icyo ari cyo cyose wagira na exactly ufite n'amahoro yo mu butuvuga ati ebana nta kibazo nagira cyantungura ku buryo nabura uko mbyifatamo so ni icyo nishimira urebye akoze